agatanga ahantu hose kandi yakurusha ubwenge nyirango twari dufite nuko twizera abatuyobora twizera n'abanyamadini cyane cyane. Igitabo cy'ubugingo ni igitabo cyandikwamo abantu bakoreye Imana bakaba bazajya mu ijuru. Iyo bazaga kudusaba imisanzu ya FDLR nicyo bazanaga. Yewe ubu ngubu namenye ko gitunzwe n'Imana ariko noneho cyari gifite abapasiteri bo muri FDLR. Akaza yambaye kositimu n'umusaraba avuga ati n'utanga amafaranga ya FDLR turakoneka mu gitabo cy'ubugingo. Ubu jewe twongeye guhunga maze gutanga y'amezi 3 barakinyanditsemo rwose bambura ko mfite ubugingo buhoraho kuko nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ni ikintu giteye ubwoba cyane kandi nageze mu Rwanda nzi neza ko naho nakora ibyaha gute yewe nanditse mu gitabo cy'ubugingo already kuko nabibwiwe n'umuntu wambaye umusaraba amaze kumbwira ko abaho utari ubwoko bw'Imana abatutari ubwoko bwavumwe ko kugira ngo dushyikire ubwoko bw'Imana akabihuza neza na Bibiliya. Je ntago mbasha kubisobanura nk'uko yabivugaga ku rwego ntanga amezi 3 numva nizeye ijuru ku buryo numvaga nasambana nakwiba nta kibazo. Numvaga jewe nagize no mu Rwanda nkajya mfasha abantu gusenga ariko ngani mugerageze jewe murebe ko namwe mwazandikwamo jewe already nakigezemo nta kibazo na kimwe mfite. Ni ikintu giteye ubwoba. Noneho ubwo ntitwahirwa biba ngombwa ko urugamba rwo gutera Kongo rwa Kabila ngo kureho Mobutu rusa nkaho rwatangiriye iwacu biti Murenge. Inkambi yacu no ya mbere yagezweho ubwo turongera turahunga ariko mu guhunga duhunga n'ibyiringiro kuko twahise duhungira noneho i Bukavu Indera na Kashusha aho perezida wacu ari na minisitiri w'intebe twumva tugeze mu maboko meza noneho ntawe uzongera kutubasha. Tugezeyo tugira kaga ubwo ndasimbuka biba ngombwa ko twongera gukomeza Kambanda bafata indege yigira i Nairobi twabaga dufite amakuru yose sindi kubwa baravuga ati no ntago ntimpunzi zanjye ndajyana nazo dufata umuhanda wa Goma. Tugeze aho bita Nyabibwe dusanga Goma yafashwe kandi twataye umuhanda uca hepfo ya parike uzatunguka Warikare donc nta kundi byari kugenda. Bafite imodoka amabisi imodoka nyinshi babayoboreje kuzitwika kugira ngo inkotanyi zitazafata izo modoka. Ubwo rero perezida nta kundi byari kugenda twagomba gutangira urugendo rw'amaguru guterera bitashanji ko zatunguka Warikare. Umusaza ararwaye ubwo nibwo bafataga abasore nari imyaka nari maze kugira 18 nanjye ndimo badukorera ingobyi ya shitingi. Umusaza tumukubita mu ngobyi turamuheka. Ntangira no gutekereza ngo bambwiye ko nzaheka Kagame nzaheka Abatutsi none Kagame dusha ndamubonye ntangiye kumuheka ntibi ni ibiki. Wumve kuntu imyumvire ari ikintu giteye ubwoba ukuntu Kagame Abatutsi bazareka kugenda mu modoka nziza nanjye nyigendamo ariko ngo bakajya ku mugongo wa Jean Dodi bigatuma mpaguruka mu Rwanda nkafata Kongo nkambuka nkafata Kongo Brazza nkafata nkajya Gabon naje mvuye muri Gabon. Ikintu giteye ubwoba cyane ariko amahirwe ntabwo twamutindanye kuko yari yaratubwiye ngo ntibazamfate. Tubonye dushumbirijwe tumushyira hasi twe turakomeza. Ntimumbaze uko byamugendekeye niba yaragarutse mu Rwanda niba yarasinze uko byagenze naho ngaho duherukana twe dukomeza urugendo turatraverse tugeze Kisangani. Twabanje kuba tingitingi ubwo twataye perezida wacu none ibyiringiro byatangiye gutakara ntabwo tuzutuyoboye cyakoze baratubwira ngo mwongere mwihangane tingitingi turimo tuyorganiza za mirage za Mobutu zikajya ziza hejuru yacu tukatwereka ko zigeze no kurasa Nyirangafande munabyibuka kurasa ikiraro cyo Kamembe. Batubwira bati naka kanya none turongera turisuganya turongera baraturasa baratubwira bati uri gitanare gite uguruke yahure ubusefini urese najya hashaka. Dufata umuhanda rero turagenda tugeze Kisangani. Hari amahitamo abiri batubwira yuko inkotanyi zamaze gufata Kisangani yuko abantu bahitamo bakajya Kisangani zikabisha cyangwa zikabatahana cyangwa bagafata Forêt Equatoriale aho uzabona ibiryo bigoranye. Je n'umuryango wanjye dufata icyemezo cyo kujya mu ishyamba niho twatangiriye urugendo rw'amezi nk'atandatu mu ishyamba rya Equateur. Hanyuma impamvu ushaka kubivuga ni kugira ngo mwumve ibihuha twari dufite. Umudamu wanjye tubana nakana twahuriye ku ishuri muri Kongo ariko nasimbutse ikintu gikomeye mu mbabarire nkivuge kugira ngo mbabwire ubukana bw'ingenga bitekerezo batubibagamo. Ngewe nigaga normal primaire mu Rwanda kuko twafataga section mu wa mbere secondaire ngeze no muri Kongo nsubira mu cyo bitaga humanité pédagogique. Bamwe mu banyarwanda batwigishaga iyo twiga kwigisha imibare appliquée barazaga bakubwira ngo nitugera mu Rwanda tukica Abatutsi 10 muri 15 ubwo hazaba hagucitse bangahe ugomba kuzajya guhiga tukabyigisha abana kugira ngo bumve ngo ninjya muri application
application ya mbere ya matematike mu Rwanda ni ukumara abatutsi nibagucika uzamenya abasigaye nabo ugomba guhiga. Byaramaze kutujyamo twese ariko nguko bimeze. Madamu wanjye rero twariganaga kuva mu wa kabiri muri Congo, akajya nsobanurira imibare nanjye nkamusobanurira icyongereza, nyuma ariko nkanamubwira ntariko shereza ndanagukunda mahese, numvaga ariko kazamuza amarira y'ibyo bihe turimo. We iwabo badesida kujya Kisangani ngo batahe, haza kuza umuntu umwe sinamuvuga kuko yabimenya kandi si byiza, asanga i Brazzaville arambwira ngo iwanyu inkotanyi sheri wawe zarabishe bahera ku murongo dore batangiriyeho, nanjye isasu barari inkubise mpita mbacika. Nageze mu Rwanda wabo ni Muhanga Buringa, yari yarampaye utunimero njya gufata igare i Butare, ndagenda ndamuhiga musanga iwabo ni wabo bose bahari, banza kugira ngo nabazima hari zimbiza, ariko byari biteye ubwoba. Nuko mbabwire baduhaga amakuru ateye ubwoba. Ubwo reka nsimbuke tugeze turangije Kongo kuyambuka tujya Brazzaville. Ubwo rugendo rubabaje rwo tugira naho tubanyira amaguru ingata nta n'inkweto twagiraga, bya bindi baca umugani twe tubishyira mu ngiro. Tugeze Brazzaville dusangayo Perezida Isuba niwe wayoboraga, hanyuma Sassou Nguesso yari umujenerali ngira ngo yari yaratsinzwe mu matora, ariko tuzi ko ari inshuti ya papa wacu witwa Habyarimana. Batubwira ko ari baduhaye icyombo cyatugejeje i Brazzaville. Ariko tugeze i Brazzaville Perezida Isuba ngo aduha iminsi 30 yo kuba twatashye. Nyakwa First Lady ntimumbaza amakuru aho twayavanaga, batubwiye ko mwagiye gusura mugenzi wanyu First Lady wa Congo Brazza, ngo kandi akaba yari umututsikazi. Ntumbaza aho byari nayo twabivanaga, aya makuru se barayaduhaga mukatugambanira, ari impamvu baduhaye iminsi 30 yo kuba twatashye. Ngira ngo ni naho havuye ko bakuru bacu bahita bafata icyemezo cyo kujya gufasha Sassou Nguesso gukuraho Lisuba. Ngira ngo bare mu mutwe witwa bakobra bakuru bacu bajyamo cyane, birangira banamukuyeho. Ariko twebwe nihuse kugira ngo ngere ku kibazo mwambajije Sandrine, noneho tubona birakaze bitamo kwongera kwigendera, tuti niba natsinda tuzagaruka, ariko Lisuba nadutsinda ubwo u Rwanda rwatugambaniye turaza kuhashira. Dufata icyerekezo tugana muri Cameroon, ariko tugeze mu birometero 300 aho bitango tubona Cameroon ni kure cyane, duhita dukata a gauche dufata umujyi wa Djambala Rekana twambuka tugera muri Gabo. Tugeze muri Gabo twahamaze ibyumweru 2, twagiye kubona tubona ingabo z'abanyagabo ziratuguse. Nabaga mu mujyi bita Lekoni muri province yitwaho Ogowe, baratugose bati no gutaha. Tutsimukagira Imana mwe First Lady nahanga harahageze, ntabwo tuzi ko byagendaga. Nuko dushaka amakuru ariko turabura ati no gutaha nakundi, basi ni mutureka twigire Cameroon cyangwa se twigire muri Amerika. Bati mwarananiwe ibirometero 2600 n'amaguru mutahe nakundi byagenda, nta kintu twari gukora, turatashye. Tugeze ubwo badushyize mu ndege batujyana Franceville, no twanga gufata indege ndende tuzana i Kigali. Umuntu yarambwiye ndagira nka kintu mu cyumve giteye ubwoba y'umuntu yigisha ibinyenga bitekerezo ntakire aba namubikurusha n'uwamwigishije. Umusirikare nataraduwizaga abantu bivuzaga badutegura gutaha, umusirikare amaze atari kujado ubwo n'umunyagabo. Kagame yafata abantu akabica, yayobora iki koko? Hari perezida wakifuza ko abaturage bapfa? Kagame ntabwo muzi, wowe umumbaza agiye wenda muzi, namucitseho gato, kandi n'uwari kunyereka ifoto y'icyo gihe nari kumumenya ntababeshya, ariko nkasobanura ubibi bwe c'était terrible. I'm very sorry to say so, ariko niko kuri kwa mateka yacu. Niro turuva nigeze Kigali tuje gutyo. Amusore najyaga mbeshya abantu nkigera ino ko naje ku bushake, rwose nakumbuye u Rwanda, ariko ntabwo ariko byagenze. Hari ukuntu umuntu atanga ubuhamya iyo atarakira mu mutima avuga ati se abantu barashaka iki, reka mbabwire rwose yuko nibonye mu Rwanda nanjye ntazi uko byagenze. Ngeze ni Kigali, ndibuka tugeze Kanombe, nabonye umusore mwiza w'umututsi kuko twatekerezaga mu mitima yacu, nzi ko ari agafuni. Ndamubwira ariko se muratwica ryari birangire, arababara cyane. Noneho nuko birangira aho dutashye tugeze iwacu. Rero ntangiye gusubiza ikibazo mwambajije, numvaga ari ngombwa ko mpera aho ngaho. Sinzi niba nta kabije ariko nta kundi. Nyakwa First Lady turabashimira amahitamo y'Abanyarwanda, ngira ngo na General yabivugaga, kwakira Abanyarwanda bose ntawe muvanguye, byankoze ku mutima, bituma naniyemeza nanjye kujya mbivuga aho nzashobora kugera hose. Jewe nahunze nzi ko umututsi n'umuhutu batabana uko byagenda kose. Swat turagiye tuyorganije, nituza abatutsi bazasohoka natwe twinjire cyangwa bapfi.
nibongera bakiyorganiza natwe tuzana ko numvaga ari umukino tuzakina kugeza isi irangiye. Kuvuga ngo no, abanyarwanda n'abanyarwanda mukatuzana ku neza no ku nabi, ariko tukabana. Njye umutima wanjye waranyuzwe nyakwa First Lady, ni ukuri ndanyuzwe mu mutima wanjye. Mba naraguye iyo baranahaguye benshi, ariko ni nayo mpamvu twageze mu Rwanda tuvuga ngo bagiye kutwica. Ntabwo twumva ko umuntu twege twafasha abantu tubaheza ishyanga, turababwira ngo u Rwanda ni rutoya, bo barimo baratuzana tutanabishaka. Ubwo hari ikindi badukora kitari kutwica. Niyo rezo yatumaga twumva ko tugomba kuzicwa byanze bikunze. Ariko tugeze mu Rwanda ubuyobozi baratwakira, ariko butwakira tugifite muri twe bamwe ingengabitekerezo, abandi ubwoba ko tuzicwa, binatugiraho ingaruka, tunabana nabyo. Ariko amahitamo yo kuduha uburenganzira, yo kuduha uburenganzira nk'ubw'abandi banyarwanda bose, twaraje turiga. Kandi mu bikuntu bishekeje, abantu bagize uruhare mu kwiga kwanjye nyewe ku giti cyanjye. Njya mvuga cyane cyane Sœur Anastasie Murekeyisoni, yari directrice y'ishuri ryisumbuye rya Kiruhura mu majyepfo muri Huye. Umuryango wese ubanza niba hasigaye benshi ni nka babiri, abandi bose barabishe, ariko aratwegeranya. Benshi twari tingitingi niko batwitaga, aratwegeranya adushakira ishuri. Naba n'abandi bari baragiye mu ngano, njye naniyo naragiyemo. Aratwegeranya ampa uniforme, ariko najyaga nicara, ndiko hari umugenzi wanjye twari twarahunganye, najya nkubwira nti directrice ni umuntu mwiza iyo ataba umututsi. Donc Imana ntitanga byose, ibintu byatugiyemo byagiye bituvamo buhoro buhoro, ariko icyo kibanza kunyubaka ngo leta yakira abantu bose bakiga. Ariko tuje ngitegereje ko nzapfa n'ubundi, ku buryo nihuse nararangije segonderi, ngira n'amahirwe mbona occasion imwe ya bourse, nanga kwiga mvuga ngo izahera kubize, bitamo kwanga kwiga. Nari neze na normal primaire kugira ngo nzigishe, byabise mfatanye n'ikiza ko twica, ntago zizahera ku barimu ubwo tubigishiriza abana, ariko tugerageza turebe ko nakwiga ibyoroheje.